bose niyo mpamvu dushaka kugira ngo tuzamure abantu bari kwifuko iyo kure niyo mpamvu rero ntabarambiranye reka mubereke muramubona imbere ya screen muri studio yaje Peter wa musore bakwita nitwa Baravuga selestin Baravuga selestin rero washyitse imbere ya kamera ikurikiwe n'abantu batagira uko bangana utazi n'umubare n'abantu benshi ngewe ubushize tuhura numvishe urimo kuririmba ubwo nari nje gusura wa mutipe muri muturanye so nifuza yuko rero ibyo nakumvanye n'abandi babyumva so ntabwo turi buze gukoresha umwanya munini ndagira ngo tugire dutya twibwira abo bantu wibwira abo bantu aha ni ku ivuko Empire witwa ndi nitwa Baravuga selestin none se Celestin igitumye uza hano imbere ya kamera ni igiki no kubereka impano indimo nagira ngo tujye dufatanya uko bishobotse uko ariko kose bumva impano indimo babashe kugira nyine icyo bakora niba uwo bifashije muri makeya ushatse kuvuga ngo uje kwerekana impano yawe mu buryo bwo kugira ngo bagira uko bakumva muri makeya uyumva buri umuntu ajya gusaba umuntu ikintu ari uko yamaje kubona uwo ari we n'icyo akeneye cyangwa se n'icyamuvamo turagira ngo banze twumvishe ubundi Baravuga uri imbere yacu iryo jwi koko ararifite iyo mpano arayifite ni impano bwoko cy'ubusanzwe ari kuririmba ari no gucurangisha umunwa ugacurangisha umunwa iyo kutegeza ubinyereka byo ngiye numvise uri kuvuga uri kuririmba ukunda kuririmba cyane ariko ntabwo nigeze numva urimo gucurangisha umunwa ubwo wenda nakiyongeyeho ubwo ndaza kukumva ngaho rero tangira mbere yuko dukomeza n'ibindi babanze bakumve uko nabanza ndirimbi witinya mwana w'Imana witinya mwana w'Imana witinya ibyo ubona mu isi witinya yarivugiye ko atazadutana mu byago no mu makuba yarivugiye ko atazadutana mu byago no mu makuba wow byiza cyane uyu musore rero akunda kuririmba byo kubikunda kuko no kuvuga ngo ubwo nari ndaho hano ntamaze hafi ntamaze nk'amasaha nk'abiri ariko muri ayo masaha abiri byibuze isaha imwe n'igice uyu musore numvaga hari arimo kuririmba so rero muri makeya rero nifuje ko nakorana nawe ikiganiro kugira ngo wenda ari se atwibwire kurushaho yatubwiye ko yitwa Baravuga Celestin afite impano yo kuririmba izi ndirimbo arandika akaririmba usanzwe ubundi ibintu byo kuririmba bivanyeho ubundi wikuye ibintu byo kuririmba ngiye byanjemo ni impano navukanye nabitangiye nyiri umwana mutoya cyane njya no ku ishuri nyine umva ari ibintu bindimo cyane abantu bakajya babona ni byiza no ku ishuri abarimu babona nyine ari ibintu byiza nkabitsindira n'amanota rimwe na rimwe nyine nkaza guzitirwa nyine no kuba nta bushobozi bwo kuzamuka ahubwo se hanyuma ubu ngubu ubonye nk'umuntu ushobora nko kugufasha runaka mu gufasha nko muri iyi muzike muri uku kuririmba muri makeya urumva yagufasha mu buhe buryo ushaka ko yagufasha ajya kunsa umuntu niko yazamuza na producer nyine nkabasha gukoresha indirimbo ngiye mfite nkabasha no gukora ibitaramo hirya no hino tukamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo muri makeya intego ufite niyo
muri muzike yawe nyine wumva ifitiye intego? Intego muri no muzike intego mfitemo niyo gukora umwami Yesu tukamwamamaza tukageza ku mpera y'isi. Abantu bose bakamenya umwami Yesu kare waducunguje amaraso yiwe y'igiciro. Hanyuma ibyo nibyo byose nyine bihagije, ntabwo ukeneye n'amafaranga? N'amafaranga arakenewe mu buzima. Indi Imana niyo izaduhemba kurushaho umugane, icyambere no gukorera ubwo bwami bw'ijuru no kugira ute. Hanyuma rero turagira ngo tudatinze, njyewe kuba narakumvishe ko ufite impano hano ni byinshi, ibyo numvishe ukuvuga ukora indirimbo numva guririma ni nyinshi, ntago wazirimbira hano imbere ya kamera akakanya ngo bikunde. Wenda rese niba gukenera nibongera kugukenera tuzongera tukuzanemo hano imbere ya kamera, ariko turagira ngo ducishiriza kandi karirimbo nimba hari akandi ufite byibuse umunota umwe, ndene dukomeze ntabwo dukomeze n'utundi tubazo tw'amatsiko nshobora kukubaza, cyangwa se nimba na ya mpano yindi wavuze numva nabwo uhita ukomerezaho, ubundi tugira icyo dukora nyuma. Zanimano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Zanawe zanaha zanimano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Zanawe zanaha zanimano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Zanawe zanimano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Zanawe zanimano nanjye nzani yanjye twubaka ubwami bw'Imana. Wow, good. Nuko gospel itsinzi nimba hari umuntu ushobora kuyiba, ubwo wenda yasereka utaza kuyimarira hano ntawamenya, ariko indirimbo ndumva ari nziza, ubwo niyo ngiyo nigeze kumva kuririmba yose irarangira. Okay, rero ducishirizo no ka kantu numvishe uvuga ngo umucurangisha umunwa simbizi, ndagira ngo ngiye mfite n'amatsiko yo kubireba. Ubwo aho ngaho ucurangiza nk'ibikoresho bimwe ko numvaga ari uruvange rw'ibintu byinshi. Harimo ibikoresho byinshi, harimo gitari, harimo sembari, gitari, sembari, ni byinshi. Na sembari, base, gitari, solo, ntago mbizi ngaha rero. Ikinimba nacyo ndakizi. Reka wenda nitugira amahirwe tuzongera tugutumire undi munsi, bizaterwa n'abantu bakumvise. Rero ladies and gentlemen, uyu nkuko yababwiye bamwita Baravuga, hano turi imbere ya kamera, ntabwo dufashe umwanya munini, ariko ni umuntu uzi kuganira. Ikindi ni umuntu ufite impano mu buryo butandukanye. Ngiye naratangaye, yanyeretse agakaye afite ngo k'indirimbo, nibwo yakanyeretse mu wundi mwanya, mbona ikayi imwe yarashize irasaza yongera kugira indi. Rero umuntu wari wese ushobora kuba yamukenera hano, ari buze gutanga nimero yiwe, wamukenera yamuvugisha. Of course ashobora no kutuvugisha nko aciye kuri IVUKO EMPIRE, ariko byiza ari buze gutanga na nimero yiwe. Ikindi gihe nabwo ni mukina tuzongera kumuzana aha ngaha. In the comment just we will see how you reacted about this one. So rero Baravuga, nimba tudatinze ushobora gutanga nimero yawe nko wagukenera akaba yaza kuvugisha, cyangwa se abataduciyeho. Nimero yanjye ni 072 474 94 72. Ribariyeho nde?
bariho baravuga selestin. Muri make rero niyo nimero washaka baravuga agira ufite ubundi bufasha ubwo ari bwose, yaba ari ubwo mu kuba yamukorera izo ndirimbo afite nyinshi zitandukanye, yamufasha mu zindi mpano yaba afite. Ikindi nyine ni umusore uri aho ngaho utagize uburyo yifashijemo, murabibona ntabwo yifashije, wabona uburyo yamufasha ubwo ari bwo bwose kugira ngo ubwo butumwa bwiza bwamamare. Ikindi nawe ubwiwe agire urwego avaho, agire n'urundi ashyikaho, yabakoze kandi yabakoze umurimo wo guhembwa, kuko urumva ko nimba duri muri iki gihe dukeneye ko ubutumwa bwiza mugani busakazwa hirya no hino. Thanks for watching this. Ndakeka tuzongera duhure ubutaha Imana nibishaka, kandi nibishima baravuga nawe uzagire ihirwe muri muzike mu mpano yawe, Imana izagushyigikire, ndetse n'abazashaka kugushyigikira bazagushyigikire baciye hariya, n'ubundi bufasha bwose bakenera, ndetse navuga bakenera gutanga mu buryo bumva bishoboje. Wakoze kuza rero, wasezera abari bagukurikiye. Wow. Murakoze cyane. Sawa.